ntabwo bikiri inkuru mbarano. Bimwe mu biciro by'ibiribwa bimaze kwikuba inshuro zisaga 2 mu myaka 5 gusa. Ibi ntabwo byatewe n'ihinduka ry'ikirere hanini, byatewe n'umutungo kamere dufite isano ihambaye mu bijyanye n'imirimo yacu buri munsi. Ntabwo ari zahabu kubera ko abantu benshi badakeneye zahabu kugira ngo babeho. Ntabwo ari amazi kubera ko abantu benshi babasha kuyabona mu buryo bworoshye. Ni peteroli kubera ko iboneka ahantu hake ku isi kandi ikaba ikeneye na buri wese hafi ku rwego akeneye ibyangombwa mu buzima nk'amazi, amafunguro n'umwuka oxygene. Ndamutse nkubwiye ko peteroli y'agaciro kurusha zahabu, ushaka kujya ndibeshye. Kuya dusobanukirwe neza agaciro ka peteroli, biradusaba kure umusaruro bivamo nyuma yo kunyuzwa mu nganda. Muri iki kiganiro cyacu cy'uyu munsi tugiye kurebera hamwe ukuntu peteroli itaratunganywa izwi nka crude oil icukurwa, uburyo itunganwamo, products zivamo nyuma yo gutunganywa, uburyo izamuka ry'ibiciro bya peteroli rigenga izamuka ry'ibindi biciro byose, n'ukuntu abantu bafite aho bakorera, no kuvuga abatunzwe n'umushahara n'abikorera badatunzwe n'umushahara babasha guhanga n'ingaruka z'izamuka ry'ibiciro bya peteroli. Nitwa Nsengiyumva Olivier, iyi ni Isoko y'Ubuvumbuzi. Bahaye ikaze. Uyu munsi ku isi habasha gucukurwa ingunguru ziri hagati ya miliyoni 100 na miliyoni 103 za peteroli izwi nka crude oil buri munsi. Ingunguru imwe izwi nka barrel ibibasha kujyamo peteroli ingana na litiro 159. Mu yandi magambo, buri munsi ku isi hacukurwa litiro zisaga miliyari 15 za peteroli. Leta z'Ubumwe za Amerika iza ku mwanya wa mbere mu gucukura peteroli nyinshi. Muri barrel ziri hagati ya miliyoni 100 na miliyoni 103 zicukurwa ku isi hose buri munsi, Leta z'Ubumwe za Amerika icukuramo barrel zisaga miliyoni 20 buri munsi. Crude oil cyangwa se peteroli ibishobora gucukurwa mu butayu, mu ndiba y'inyanja n'andi mazi magari. Mu gucukura peteroli mu butayu bisaba gucukura nibura metero ziri hagati y'1800 na metero 4000 z'ubujyakuzimu. Mu mazi magari nk'inyanja bisaba nibura gucukura metero ziri hagati y'6000 na metero 12000 z'ubujyakuzimu. Ubundi bigenda bite ngo peteroli ikorwe? Nivuga peteroli wumva ikintu kitaravamo product zitunganyije. Kugira ngo peteroli ikurwe mu birometero bitandukanye munsi y'ubutaka bisaba gupfa kw'ibinyabuzima nka algae, ibyizwi nk'amarebe na planktons. Algae ni amarebe, mu gihe planktons ari udukoko duto cyane tutabasha kurokoka umuraba w'inyanja. Iyo byose bipfuye biramanuka bikajya mu ndiba y'inyanja, aho byivanga n'ibyondo bigakomeza bikahateberera kugeza bigeze ahantu umwuka oxygene utakigera. Nyuma y'imyaka ibarwa mu miliyoni, kushe cyangwa se igice cy'ishya kigizwe n'uruvange rw'ibyondo, umucanga n'utundi tuntu duto cyane two mu nyanja biragenda bikipfuka. Iyo kushe igapfuka bya binyabuzima byo mu nyanja byapfuye. Gake gake niho rwa ruvange rw'ibinyabuzima byo mu nyanja byapfuye bigenda birushaho kujya kure munsi y'inyanja. Iyo bimaze kugera muri metero 1000, bakteria n'ubushyuhe buringaniye bibihinduramo ikinyabutabire cyifitemo ubushobozi bwo kuyonga cyitwa collagen. Iki gice cyitse kikagera muri metero ziri hagati ya metero 2000 na metero 4000, ubushyuhe burazamuka bukagera kuri dogere ziri hagati ya 60 n'150 z'ubushyuhe. Ubu bushyuhe bungana burya bushwanyaguza ibigize ikinyabutabire cya collagen bukagihinduramo peteroli isukika mu nzira izwi nka thermal cracking mu ndimi z'amahanga. Abashakashatsi benshi bemera ko kugira ngo peteroli yireme munsi y'ubutaka bw'inyanja bitwara imyaka iri hagati ya miliyoni 10 na miliyoni 100. Ibi bisobanuye ko buri gitonyanga cyose imodoka itwika buri segonda aba ari umusaruro w'ubuzima bwabayeho mbere y'uko abantu batangira kugendera kuri ino si. Birumvikana ko gucukura peteroli ari akazi katoroshye, gasaba kwitanga no kwitwararika, ariko nanone ntabwo abantu bashobora guhagarika ibikorwa byo kwicukura kubera ko ari ingenzi mu mibereho yacu buri munsi. Reka n'urutiro rwo kuyicukurwa intambwe ku yindi. Mbere yo gucukura peteroli haba hagomba gukorwa inyigo yimbitse yo kumenya neza niba peteroli iri aho hantu kuko ikekwa kuba ihari. Ibi ubwabyo biba bishobora gutwara ingengo y'imari iri hagati y'amadolari 100,000 na miliyoni 1, ayo n'amafaranga make cyane ugereranyije n'ibigenderamo. Kuri iki cyiciro companies ziba zitaramenya neza niba peteroli ihari koko. Uburyo bukunze gukoreshwa cyane mu kumenya niba peteroli iri mu butaka ni uburyo buzwi nka seismic survey. Amakamyo yabugenewe ku butaka cyangwa se imbunda irasa umwuka mu nyanja yohereza umuraba w'amajwi munsi y'isi. Iyo muraba wijwi ugeze munsi y'isi ugaruka mu buryo burema amashusho ari mu bwoko bwa 3D hifashishwa ibindi byuma bisesengura amakuru y'umuraba ugarutse nka za satellite n'ibindi. Kumenya aho peteroli iherereye ku butaka birahendutse cyane kurusha mu mazi magari.
ibikorwa byo gushaka peteroli ku butaka biba bishobora gutwara amadolari hagati ya miliyoni 5 na miliyoni 20, mu gihe mu nyanja biba bishobora gutwara amadolari hagati ya miliyoni 20 na miliyoni 100. Kampani zishora amamiliyoni mu gushaka ikintu cyo gishobora kutaboneka, uba ushobora guhombiza miliyoni zose mu kanya nk'ako guhumbya. Mbere y'uko igitonyanga kimwe cya peteroli gicukurwa, miliyoni z'amadolari zishorwa mu ndiba y'isi. Iyo peteroli imaze kuboneka mu buryo bw'ibimenyetso by'amajwi agaruka ku butaka avuye ku ndiba y'isi, abacukura peteroli bahita bohereza ibyuma byabugenewe munsi y'ubutaka bwo munsi y'inyanja. Aha ngaha igikorwa cyo gucukura peteroli kiba gitangiye. Imashini yitwa drilling rig nibanza koherezwa munsi y'ubutaka bwo munsi y'inyanja. Hejuru ku nyanja haba hasa nk'ahubatswe sitasiyo cyangwa se amato magari hari bwifashishwe mu kuzamura iyo peteroli. Intambwe ya mbere yo gucukura peteroli mu butaka bwo munsi y'inyanja yitwa spudding. Aha ngaha ni igihe drilling rig cyangwa se cya cyuma twabonye gicukura peteroli gitangira gucukura icyobo cya mbere mu butaka bwo munsi y'inyanja. Uburyo iyi mashini yitwa drilling rig icukuramo, iba yikaraga icyarimwe ari nako itsikamira ubutaka kugeza ibashije gucengera mu butaka ikagera munsi cyane muri metero nyinshi z'ubujyakuzimu. Iyi mashini itangiye gucengera mu butaka, hari ikindi kintu kiba kigomba gutangira kuyirinda. Iyi mashini ikirinda kwangirika no gutuma umwobo uba uri gucukurwa utifunga mu gihe cyo gucukura peteroli bakaba baruhira ubusa. Drilling mud circulation. Iyi ni system ikora akazi nk'akamaraso akora mu nzira y'umubiri w'umuntu, ibyo tuzi nka blood circulation. Mbere yo gukoresha iyi system baba bafite ibigega birimo ibyondo byivanze n'amazi, ibumba rimwe na rimwe n'amavuta y'imashini. Aba enjeniyeri bategura neza urwo ruvange ku buryo barwohereza ku ngano ya nyayo y'uburemere bupimye kandi bikaba bifashe ku buryo bipimye. Amamashini yitwa mud pumps twafata nk'umutima wa system. Yohereza icyondo cyo ku muvuduko uhambaye, icyo cyondo kikanyura mu matiyo ya mashini icukura yitwa drilling rig muri metero zibarirwa mu bihumbi mu ndiba y'isi. Iki cyondo cyoherezwa muri amatiyo cyo gifite akazi ko kongerera imashini ingufu, gusukura amenyo y'imashini, gutuma idashyuha cyane ngirenze urugero, no gukura ibyakuwe munsi y'ubutaka bitabashije gutaba wa muyoboro baba bakoze. Mu kuzamura ibyo byondo byamaze gucukurwa, bizamukira mu cyitwa annulus. Ni umwanya uba uri hagati y'urwobo ruri gucukurwa n'urukuta rw'urwobo rwacukuwe. Ibi byose bimaze gukorwa, bohereza andi matiyo akoze mu byuma mu kurinda urwobo guhubangana, mu guhagarika amazi yo munsi y'ubutaka guhubanganya kakobo kacukuwe, no kwirinda ko amazi yo mu nyanja yazamukira mu matiyo akaba yateza ibindi bibazo. Milimetero zisaga 3000 munsi y'ubutaka bwo munsi y'inyanja, pressure cyangwa se icyo twakwita nk'ubutsikamire buriyongera, ubushyuhe bukiyongera, ibyago nabyo bikarushaho kwiyongera. Iyi mashini icukuye ikagera ahari peteroli, aba enjeniyeri bapima hiri mu kumenya ingano y'iyaboneka, ubundi bakohereza intwaro ifite ibiturika igahitire mu twobo turi mu matiyo aba yoherejwe muri wa mwobo. Ibi biba ari ukugira ngo peteroli yasigaye munsi ibashe kuzamuka mu buryo bworoshye. Mu kuyifasha kuzamuka bashyiramo andi matiyo izamukiramo, ubundi bakagenda bakuramo ibyayibuza gutambuka nk'amabuye, umucanga n'ibindi. Iyi peteroli baba bamaze gucukura ibitarakurwamo product n'imwe, biba bimeze nk'aho ari ibikoma by'umukara gusa bivanze n'umucanga n'amazi. Ni peteroli baba bashobora kuguhera ubuntu ukabura ukiyikoresha mu gihe udafite ubushobozi bwo kuyitunganya. Noneho reka turebe uburyo ibikorwa byo kuyitunganya bigenda nyuma yo gucukurwa. Iyo peteroli imaze gucukurwa, ihita ijyanwa ku munara munini witwa fractional distillation column. Iki kiba ari ikigega cya rutura kirekire cy'icyuma gifite amatiyo atondetse rimwe hejuru y'irindi. Iki kigega kiba kigiye kwifashishwa mu kuyitunganya. Ikiba gisigaye gukorwa aba ari ugucanira ya peteroli iba itaratunganywa mu rwego rwo kugira ngo havemo product zitandukanye. Buri product iboneka bitewe n'ikigero cy'ubushyuhe peteroli icaniriweho. Ni ukuvuga ngo cya kigega bagicanira hagana munsi ari haba ari ubushyuhe bwinshi kurusha ahandi. Uko umuntu agenda azamuka hejuru yacyo, niko ubushyuhe bugenda bugabanyuka kandi buri product yose ikamenyera ikigero cyose iri buze kubonekeramo. Ku gice cyo hejuru ya cya kigega haba hari ubushyuhe bwa dogere zigera kuri 20 z'ubushyuhe butuma havamo ubwoko bwa gazi yifashishwa mu guteka
izwi nka liquefied petroleum gas cyangwa se LPG. Mu gice cya kabiri umanutse wahereye hejuru ukamanukaho gato, haba hari ubushyuhe bwa dogere Celsius 70 z'ubushyuhe zituma havamo icyitwa nafta yifashishwa mu gucana amatara, ikanavamo amavuta arinda ibyuma ku ngese icyarimwe, bikavamo n'ibyitwa plastique. Ku gice cya gatatu umanutseho gato haba hari ubushyuhe bwa dogere Celsius bushobora kugera ku 120. Peteroli itaratunganywa ivamo peteroli itunganyijwe yitwa gasoline yifashishwa mu binyabiziga bitandukanye, ari nayo dukunze kwita essence mu rurimi rw'igifaransa. Ku gice cya kane umanutseho gato haba hari ubushyuhe bwa dogere Celsius 170 z'ubushyuhe, ari nacyo gice kivamo kerosene, ari nayo yitwa paraffin oil. Paraffin oil ikoreshwa muri moteri y'indege. Ku gice cya gatanu haba hari ubushyuhe bwa dogere Celsius 770 z'ubushyuhe, igice kivamo amavuta yitwa diesel akoreshwa ahanini mu makamyo. Igice cya gatandatu haba hari ubushyuhe buri hagati ya dogere Celsius 300 na 370 z'ubushyuhe. Kuri iki kigero cy'ubushyuhe haba hashobora kuboneka amavuta yifashishwa mu kurinda ibyuma ku ngese, wax zivamo buji zicanwa na produit zivamo silage z'inkweto. Ku gice cya nyuma haba hari ubushyuhe bwa dogere Celsius zishobora kugera kuri 600 z'ubushyuhe, ari naho havamo ibicanwa byifashishwa mu mato ya rutura, amwe akunze kuboneka hanini mu nyanja. Ibisigazwa twakita ibyakabaye ibikatsi cyangwa se ibyakabaye bijugunywa bivamo godoro na vidange byifashishwa mu kubaka imihanda ya kaburimbo. Abenshi murabizi ko imihanda kuyubaka bigora, bivuze yuko nibiba byasiga ubwabyo babisigaranye agaciro gakomeye cyane. Ibi byose tumaze kuvuga aha ni ibikomoka kuri peteroli ako kanya ikimara gutunganywa. Gusa uwavuga ibikomoka kuri peteroli dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi byatwara igihe kinini cyane kurusha uko bikeka, kubera yuko ubushakashatsi bwakozwe ku bikomoka kuri peteroli bwagaragaje ko ibikomoka kuri peteroli birenga 6,000. Icyo wakisa umwanda wa nyuma kuri peteroli kiba ari cy'agaciro ntagereranywa. Ngiyi impamvu agaciro ka peteroli kagena ibiciro byose by'ibintu waba uzi, kubera yuko byinshi mu bintu dukoresha bikomoka kuri peteroli. Guhenda kwa peteroli bisobanuye guhenda kubiyikomokaho icyarimwe, binasobanuye guhenda kubitayikomokaho, kubera yuko nta kintu na kimwe dukoresha kidafite aho gihuriye na peteroli ugenda mu buzima twubatse bwo muri ino si y'uyu munsi. Iyo uguze urugi rukoze mu byuma ruba rushobora gusigwa irangi cyangwa se amavuta arurinda kugwa ingese akomoka kuri peteroli. Iyo naho iryo rangi cyangwa amavuta asigwa ku rugi ibyo byose bidakomoka kuri peteroli, urwo rugi rushobora gutwarwa n'imodoka ifite ibikomoka kuri peteroli nka essence na mazutu, cyangwa se rukaza ku igare cyangwa se ingorofani bifite amapine yakozwe hifashishijwe ibikomoka kuri peteroli. Ubwo tumaze gusobanukirwa neza ko tutabasha gukura peteroli mu mibereho yacu ya buri munsi, reka tuvuge ku buryo iri zamuka ry'ibiciro bya peteroli rigiye kugira ingaruka zitandukanye mu bakozi batandukanye. Reka tubanze turebe icyatuma ibiciro bya peteroli birushaho gutumbagira muri mwaka 2026. Impamvu y'izamuka ry'ibiciro bya peteroli ku isoko ni intambara iri hagati ya Iran na Leta Zunze za Amerika. Ubwo peteroli iherukaga guhenda ni igihe intambara y'Uburusiya na Ukraine yari itangiye. Ibi bifite aho bihuriye na peteroli. Kuva Leta Zunze za Amerika n'abari ku ruhande rwayo nka Israel bagaba ibitero kuri Iran bagamije guhungabanya ibirindiro bya gisirikare n'ibya leta ya Iran, bikarangira abantu bamwe na bamwe mu bantu bakomeye bo muri Iran bahasize ubuzima, harimo n'umuyobozi mukuru w'ikirenga wa Iran ari we Ali Khamenei. Intambara yari hagati ya Leta Zunze za Amerika na Iran yahise itangira mu buryo bweruye. Mu gihe Leta Zunze za Amerika na Iran hari kuba ibiganiro by'agahenge k'intambara, Iran yari imigaba ibirindiro byose bya Leta Zunze za Amerika biherereye hirya no hino mu bice by'uburengerazuba bw'isi. Iyi ntambara yatumye Iran ifunga inzira ya Hormuz, inzira inyuzwamo hagati ya 20 na 25% bya peteroli yose yemurwa ku isi. Ibi ni ukuvuga ingunguru ziri hagati ya 20 na 21 buri munsi. Byahise bishegesha isoko ry'isi, ibiciro by'ingendo n'ibikomoka kuri peteroli bihita bitumbagira mu ijoro rimwe. Uretse kubiri zamuka ryaratewe n'iyi ntambara, abarangura peteroli ubwabo bayagizemo uruhare rwo gutuma itumbagira, kubera ko na mbere y'uko izi nzira zitangira gufungwa mu buryo bugaragara, peteroli yari itangiye kuzamuka bitewe n'uko batangiye kujya bayigura cyane kurusha uko bayiguraga mbere, bituma yongera agaciro. Abizi ibijyanye n'ubukungu barabizi, iyo abakiriya babaye benshi ku isoko ibicuruzwa birahenda. Mu kiganiro urubuga rw'itangazamakuru cyatambutse ku cyumweru ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa kane muri mwaka 2026, Minisitiri Sebahizi
yavuze ko ubwo bwiyongere bwatangiye kugaragara nyuma y'ibibazo byatewe n'intambara yo mu burasirazuba bwo hagati ihuje Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika USA ifatanyije na Israel, aho u Rwanda rwatumizaga ibikomoka kuri peteroli byinshi. Ibyo byatumye abakenera lisansi na mazutu biyongera ndetse n'ibiciro byayo ku isoko mpuzamahanga birazamuka. Yagize ati, twari tugeze aho dukoresha litiro miliyoni 2 ku munsi za lisansi na mazutu, ndetse rimwe na rimwe bikagera kuri miliyoni 2 n'igice, ariko mu mpera z'iki cyumweru nko kuwa gatanu twakoresheje miliyoni 3,100,000. Yakomeje avuga ko iri zamuka ridasanzwe ryatewe n'uko atari abanyarwanda gusa bayiguraga, ahubwo hari n'abanyamahanga baturutse mu bihugu bitandukanye harimo n'ibyakure nka Sudani bazaga kuyigura mu Rwanda. Ati, twarakurikiranye dusanga atari abanyarwanda bonyine bayigura, ahubwo n'abanyamahanga baza kuyigurira mu Rwanda harimo n'abaturutse kure cyane. Yasobanuye ko abanyamahanga batangiye kubona ingaruka z'intambara ku biciro by'ibikomoka kuri peteroli mu bihugu byabo mbere y'u Rwanda, bityo babona ko mu Rwanda ihendutse. Ati, twe mu gihe tutari twakabona ingaruka ku biciro bya peteroli, bo babonaga ko iwacu ihendutse batangira kuza kuyigura hano. Minicom yatangaje ko yafashe ingamba zo guhindura uko lisansi na mazutu bigurishwa, isaba abacuruzi kutayiha abantu bayishyira mu majerekani, ahubwo igahabwa gusa abayishyira mu binyabiziga. Minisitiri Sebahizi ati, niba hari ufite ikamyo nka litiro 300 yemerewe kuyigura ikagenda ikarenga umupaka. Minisitiri Sebahizi yavuze ko niyo hatabaho ikibazo cy'intambara, kwiyongera gukabije kw'ibikoreshwa rya lisansi na mazutu kwakomeza bigatuma n'ibindi biciro byabyo bizamuka. Ati, iyo igikenerwa kirenze igitangwa byanze bikunze igiciro kirazamuka. Yagaragaje ko u Rwanda rutumiza ibikomoka kuri peteroli mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati kandi kuyigeza mu gihugu bifata nibura amezi 2. Uwo muyobozi avuga ko niba abanyamahanga bakomeje kuyigurira ku bwinshi bishobora gutuma n'ububiko bw'imbere mu gihugu bushira vuba. Yashimangiye ko mu rwego rwo gukumira iki kibazo, leta yafashe ingamba zirimo kuzamura ibiciro bya lisansi na mazutu kugira ngo bijyanishwe n'ibyo mu bihugu by'akarere. Tariki ya 4 z'ukwezi kwa 4 mu mwaka wa 2026, urwego ngenzuramikorere RURA rwatangaje izamuka ry'ibiciro bya lisansi byageze ku mafaranga y'u Rwanda 2,303 na mazutu igera ku mafaranga 2,205 kuri litiro, aho Minicom ivuga ko byiyongereye ku gipimo kiri hagati ya 13% na 15%. Sebahizi ati, iri zamuka ryatumye ibiciro byacu bijya ku rwego rumwe n'ubw'ibindi bihugu duturanye, bityo bigabanya baza kuyigura bafite intego yo kwijyana ahandi. Yongereyeho ko nyuma y'izo ngamba umuntu uza kugura lisansi na mazutu mu Rwanda azaba afite impamvu ifatika atari ugushaka kuyigurisha ahandi. Ubwo tumaze gusobanukirwa neza igituma ibikomoka kuri peteroli bihenda, kuva ku gucukurwa kwayo, ku gutunganwa kwayo, kugeza ku gufungwa kw'inzira inyuramo igemurwa, reka turebe ukuntu ituma ibindi biciro by'ibicuruzwa bizamuka. Mbere na mbere ugomba kumenya ko byinshi mu bicuruzwa dutunze by'umwihariko ibya elektronike biba byarakoreye mu nganda. Aha ni mu gihe inganda zikoreshwa n'ingufu zikomoka ku bikomoka kuri peteroli. Ibi bisobanuye ko iyo peteroli ihenze no gukora kw'inganda bihita bitangira guhenda. Aha ni naho ibyakorewe mu nganda byose bihita bitangira guhenda. Ntabwo ari ibyo gusa, kubera yuko hari na bimwe mu bicuruzwa bihita bitangira guhenda kubera ko bikomoka kuri peteroli gusa bitabanje kunyura mu nganda. Nk'urugero, ibintu byose bikoze muri plastike yakuwe muri peteroli, nk'ibigega by'amazi, amabase, amapine y'imodoka, amajerekani n'ibindi byose uzi biva muri plastike. Menshi mu masabune, omo n'ibindi miti twifashisha mu bikorwa by'isuku n'isukura bikorwa muri peteroli. Si byo gusa, kubera ko na menshi mavuta yo kwisiga haba harimo ibikomoka kuri peteroli. Niba witekereza ku icupa ry'amavuta yo kwisiga yawe, ku gice kiba cyanditseho ingredients, ushobora kuzahabona ijambo petroleum cyangwa se andi magambo afitanye isano na peteroli nka paraffinum liquidum n'andi afitanye isano na peteroli. Mu yandi magambo, ibi byose tuvuze bishobora guhita bihenda bikiri mu nganda na mbere yuko bisohoka. None ni gute bidakomoka kuri peteroli bitarakoreye mu nganda bishobora guhenda bitewe na peteroli? Biroroshye cyane kubyumva. Igisubizo ni kimwe: ingendo. Birashoboka ko ibirayi, ibishyimbo n'ibindi bicuruzwa urya bidakomoka kuri peteroli cyangwa ngo bikorwe mu nganda, ariko nanone ingendo bikora ngo bikugereho zituma bikomeza kugirana isano ya bugufi na peteroli. Niba utuye i Kigali ukaba urya ibirayi bituruka mu karere ka Musanze ku kiro kimwe cy'amafaranga 500 y'amafaranga y'u Rwanda, biba bishoboka ko uwayikugurishijeho yabanje gukuraho amafaranga y'itike y'urugendo
akuraho imisoro ku giciro yabiranguyeho yongeraho amafaranga 100 y'inyungu yo kuba yarabikugejejeho. Biba bishoboka ko ku kiro kimwe ashobora kuba yarakiranguye ku mafaranga 250, imisoro ku kiro kimwe ikaba ihagaze amafaranga 50, ingendo zikaba zihagaze amafaranga 100 ku kiro, akaba ari kunguka amafaranga 100 ku kiro kimwe cy'ibirayi. Ubwo ku mufuko umwe w'ibiri 100 yaba afataho ibihumbi 10 by'inyungu, amatike n'imisoro byavuye mu nzira. Ni ukuvuga yuko imisoro n'ingendo ari twe tubyishyura twabaguzi. Ku muntu udoda inkweto aba ashobora kongera ikiguzi cyayo yadoderaga ku rukweto rumwe, kubera yuko ingendo yakoraga ajya kurangura indodo, kore n'ibindi bikoresho byose byifashishwa mu budozi zamuhenze. Uretse n'ibyo yavuye kurangura ubwabyo bishobora kumuhenda bitewe n'uko byakorewe mu nganda. Abatanga serivisi zitandukanye zidasaba ibikoresho bihambaye mu kazi kabo ka buri munsi, nk'aboza ibinyabiziga mu binamba bitaratangira gukoresha ibikoresho bigezweho, batangira kuriza ibiciro kugira ngo nabo babashe guhaha. Batangira kuguha impamvu z'uko isabune yaguraga 200 yatangiye kugura 300, nyamara imodoka yayo bogerezaga ku mafaranga 3000, bagahita bayongera bakashyira ku 5000, nk'aho isabune yaguraga 200 yiyongereho amafaranga 1800. Mu buryo bwumvikana, izamuka ry'ibico bya peteroli ryatuma ubuzima burushaho kugorana, ariko bwaba bugishoboka kubikorera ku giti cyabo, kubera ko bo baba bashobora guhangana nabyo bakabasha kwivuganira kugira ngo nabo babashe guhaha. Hagati aho ariko haba hari undi muntu wize uhabwa agaciro muri sosiyete, ugishwa inama w'umunyabwenge wize menshi cyane, waba atakibasha guhaha. Umuntu ufite uwo akorera cyangwa se umuntu uhemberwa impamyabumenyi yakuye muri systeme y'uburezi. Mu gihe ku bantu bikorera bitwara amasaha atarenze 28 ngo batangire kwisanisha n'izamuka ry'ibiciro bishya byazamutse, abatunzwe n'umushahara bo bishobora kubatwara imyaka itari munsi y'5 ngo bongere umushahara ku rwego rwo kugira ngo babashe guhaha nk'uko abikorera babasha guhaha. Ibi ngibi byasaba inama no kwicara leta igatekereza uburyo abantu bakongerwa imishahara, byaba ngombwa n'inongerwe. Mu buryo bwumvikana, abakorera umushahara ku kwezi bagurwa cyane izamuka ry'ibiciro mu buryo butunguranye kurusha abikorera. Reka mbashimire mwe twabashe kubana muri iki kiganiro, tuzakomeza ubutaha. Nitwa Nsengiyumva Olivier, iyi ni Isoko y'Ubuvumbuzi. Naho ubutaha.